tuza tubivuga kuri Beyonce kubera Beyonce original ntagaruriye uhari Beyonce nyawe Jay-Z amutangaho igitambo agahira mu modoka none yamara guhira mu modoka hagahita haza uwo wundi rero uriya wundaza niwo rero ubungubu baza baranya baravuga ngo mu yandi magambo yarapfuye arazuka yahiriye mu modoka yongera araza okay ni logic wo rero ntaga gihari haje uriya we ahari ubungubu noneho ndaguma aho ngaho mu nyuma hakaza haza mu rugo aho ngaho hakaza haza umugabo akaza avuga ngo uwo mugabo yarankunze ngira ngo ni rwa rukundo nyine dusanzwe tuzi none yishaje gukurikiraho araza mu rugo harabamuherekeje abahereza ifaranga arababwira ngo yarankunze baramaze baza bambwira ngo abantu wenda ushobora kuba warumvisha ubuhamya bwanje ari ahantu twabuvuye deep nkagenda mvuga akantu ku kandi ukumva ntakavuzemo ntuzagira ngo nuko ntakavuze ahubwo nabiciyemwo mu camake kubera umwanya noneho baravuga barafata envelope bambwira ati wowe ikintu kigiye kukubaho ugiye kuzashingiranwa n'uyu mugabo ndazi nkitangira gutanga ubuhamya bazaga bavuga ngo ivyo nukubesha ngo umugabo ku mugabo ngo byogenda gute ariko ubu birahari haba i Rwanda baraza abagabo ku bagabo haba hano muri iki gihugu barabizi haba ibihugu byinshi ubundi nabivuga bumva ari nk'imikino ariko ubu ngubu barabizi uko kubera ko basigaye banareba n'amamariage basezeranye none ubwo ngubwo ico gihe baravuga tugiye kuzashingiranwa n'uyu mugabo ico gihe ndarira cyane ntangira amasengesho yo gusenga sinabwira ngo Imana inkiza nibyo navuze ngo hari ikibazo kiza tukaba twabwira Imana ngo turayibabariye ntangira senga Imana ndabwira ati ma nubona yuko ngiye kuzashingiranwa n'umugabo nanjye ndi umugabo unyice mbere yuko mariage igera nkazasenga Imana ndayisaba ngo nyice buri gihe mbere yuko mariage igera noneho mariage iragera sinapfa na mariage ntiyasiba nzinduka sengesho ryo gutuka Imana ndavuga ati Mana we nta kintu maze ndakumenyura Imana y'abanyafrika inaha ntuhagera ndasenga ndayituka buri murokore wese nawe udukurikiye hari ikibazo kiza ugasenga utuka Imana ibyo ni ibintu biza bibaho ndayituka pe ndayituka none Motor ikuzana imodoka z'icyitegererezo wowe ndetse n'abawe waba wifuza kugendera mu modoka y'inzozi zawe gana Wood Lake Motor bagufitiye imodoka nziza zikomeye kandi ku giciro gihendutse bakugezaho imodoka aho waba uri hose mu gihe icyo ari cyo cyose ndetse n'abawe Wood Lake Motor uramutse udukeneye wadusanga kuri nomero zikurikira cyangwa se ukatwandikira ubutumwa bugufi Wood Lake Motor ejo heza hazaza Ikombe TV. Yes, tubahaye ikaze ku Ikombe TV aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye bakamana politiki umuco nyamurenge ndetse na showbiz. Twibutse ko iyi ari Ikombe TV ndetse na Shalom TV. Twasuye icyamamare nko mubona duherukana kuri airport. Duherukana kuri airport kabisa iminsi myinshi yagiye ababize mu kazi yari yajemo tuyaboneka ariko tumuguyeho reka wenda tuguhe umwanya ubivuge gusa mu ncamake nivuge gusa kugira ngo abatarabonye cya kiganiro ndabona cyarakurikiwe hafi 7,000 birenga kugira ngo bakumenye ndetse babe open batange ama comment utandukanye muri video karibu cyane murakoze kunyakira ku Ikombe TV ndanabashimira cyane ukuntu mwaje kunyakira kuri airport no mugisha ukomeye ndanashimira cyane n'abantu badukurikiye kera ni benshi navuga ko ndi mu bantu banyu barebwe cyane rero amazina ni Bati Israel ndi umukozi w'Imana isumba byose bazavuga ngo Imana ni nyinshi ariko nje nkorera Imana ibyagiye mu ijuru ibiziba n'abaserafi bakayiramya Imana ibangukira gutabara abona biri butinde ikagendera ku yabajye umuyaga Wow ariko ni nkaho ubona umwanya wo gusoma Bible ndabubona cyane mbese navuga ko ari bwo buzima kenshi iyo ndangije akazi ko kuri internet utasomye ijambo ry'Imana ahubwo uvuze n'akazi kuri internet ndaza kubikomoza ndaza kubikomoza kuko ni benshi baba bari bashomereye bashaka akazi gafatika batazi ko hari indi opportunities zitandukanye zihari navyo bibaho cyane hanyuma ni gute ushobora kumanaginga gusoma Bible ndetse kuko uhora ugendagenda uri mu bintu bitandukanye ni gute ubimanaginga ndabimanaginga cyane dore ko twese tugira umwanya ungana abantu bose bagira umwanya ungana ahubwo uburyo bawukoreshamo
nibwo butandukanye. Rero nimba mara umwanya nkamara amasaha nk'icumi mu byanje, ngomba gufata ayandi abiri nkayafata nko gusoma ijambo ngo sinahisemo amasaha abiri nubwo nahisemo 30 minutes, ariko buri gihe iyo mbyutse ngomba gusoma ijambo riza kumaza umunsi. Iyo mbyutse soma ijambo nza kugenderaho umunsi wose. Ibyo ni byo banga. Okay, ese ubundi umaze byaje gute kugira ngo wihe iyo ntego kugira ngo ni iyo ntego kugira ngo mbyihe wenda turaza kubivugaho imbere, ariko reka mbivugeho impamvu nayihaye. Urabona nkiri mu byo aba eliminati nkorera Satani, namukorera 28 kuri 28. Noneho nasomye ijambo rivuga ngo ubwo twahaga imibiri yacu biteye isoni, ngaba ariyo mibiri duhindukiza mu gukora ibyiza. Ndavuga ngo rero nimba Yesu ankijije, ntaga nkirije ngo nicare indye sinzire niryamire numve ko nta kibazo. Ari byo abantu bese baza bibashaka kuvuga ngo twarabohowe ngo ubu turi the game. No, ngo ntago tukiri imbata, turacari imbata, ahubwo twahinduye ubu tugira ububata. Twari imbata mu bibi, ubu turi imbata mu gukora ibyiza. Rero iyo utari imbata ukora ibyo ushaka, kandi ijambo rivuga gute ngo ntitukiri abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Umva tutari imbata yo gukora ibyiza. Nizo rwose. Warukomoje kuba wigeze gukorera navuga isi y'umwijima, yego, cyangwa se Illuminati nk'uko abenshi barayumva nubwo batayizi wenda kuko nabyo. Watubwira mu ncamake byaje gutegura ngo wisa. Noneho tutaratangira biri deep, numva twatangira dusenga, sibyo? Noneho dusenge gato, noneho tutangira mu kiganiro nyezina. Yego. Yesu Kristo wo mu Nazareti, uri Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana igira neza, Imana ibasha gukora ibiruta cyane byo twibwira n'ibyo dutekereza. Turasenze databuja akanya tugiye kumara ahangaha tuganira ibyo wakoze ku buzima bwanje. Reka uri bubyumve nawanze kumva imbaraga ziri kuri wowe kugira ngo nawe zizamukorere mu kwizera yagize. Mu izina rya Yesu Kristo, reka databuja sinze kuvuga ibyo nje, ahubwo abari buza kuyobora ibyo ngomba kuvuga. Mu izina rya Yesu Kristo, reka benshi kiza kubahindura, abari bukizwa bakizwe, abari bwihane databuja bwihane, abafite ukwizera guke ubongerera ukwizera kubw'iki kiganiro. Urakoze kuri Imana umvishe gusenga kwacu, mu izina ryawe ngera, amen. Kene tugiye gukurikiza natahuye, namenye ko Imana irema ijuru n'isi yakoresheje ijambo ryayo. Noneho usanga iyo twagize fiasi nge ndamufite, usanga iyo wagize fiasi kugira ngo uzajyane y'inkwano ubanza y'ijambo. Nta muntu nari nabona ngavuge ngo njenje guko wa mukobwa wanyu atajambo yabanje tibiza bikunda. Rero tugiye gusoma ijambo ritoya turi buza kugenderamo, reka twifashishe Bible. Yego. Tugiye gusoma ijambo riba muri Zaburi 143 ku murongo waho wa 5. Zaburi 143 ku murongo waho wa 5. Ufite Bible y'ikirundi iza kubivuga mu kirundi, ubwo nawe ufite yawe waza kuyisoma. Uretse ko ari ubwo usanga imirongo idahuye. Zaburi 143 ku murongo waho wa 5, ariko usanga ikinyarwanda biri nko ku murongo wa 6, ariko uraza kuribona hafi. Reka some mu izina rya Kristo. Ndavuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndamburira ibyo wakoze byose, ndagereranya igikogwa c'amaboko yawe. Naho nahagarikira ahangaha. Kanane basome. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, tekereza mo n'intoki zawe. Amen. Amen. Iyo jambo tugiye kuganiraho akanya gato cyane. Abanyarwanda hari umugani ushava ngo niba ngo ngimisi ngo iba myinshi igahimwa n'umwe. Rero iminsi ya kera nje narindimwe ntago yari nyoroheye. Buri muntu wese hari iminsi anyuramwo ikabitamworoheye ku buzima bwiwe. Rero iyi minsi ya kera nanyuzemwo nge niyo mwene data arimo kunyuramwo, niyo we wanyuzemwo, niyo yatugize kuba abo turi bo ubu ngubu, ni nayo yaduhereje ubuhamya twashira mu kanwa kacu. Rero iminsi ya kera buri muntu wese
hari iminsi azahura nayo akumva igiziki, akumva iramukomereye akiheba, akumva yajya kure y'Imana, akumva yajya kure y'amasezerano, ari naho tuhita tuvamwo kwitonganyiriza Imana. Ariko namenye iyi minsi ya kera tunyuramo, Imana irimo kudutegura abo tuzaba bo ubu ngubu. Nge iyo ntaba muri iyi minsi ya kera uku nguku Ikombe TV ntago mwari kuzamenya. Yego. Ariko kubera iminsi ya kera niyo yatumye tumenyana, niyo yatumye umwumva iyi minsi ya kera nanyuzemo, nanje nayisangiza abadukurikiye bose. Iyi minsi ya kera hari abayinyuzemwo, noneho bakaza banatinya bakavuga ngo none se ibi bintu ibingibi bimeze gute, bakumva banatinya no kubivuga imbere y'abantu. Ariko nimba ari cyo Imana yakoze ku buzima bwawe mu minsi ya kera wanyuzemo, byagakwiye yuko uvuga kuzuvuga gukomera kw'Imana. Iyo minsi twanyuzemo kera hari mwene data abarimo kuyinyuramo, rero abyumvishe ko hari uwayinyuzemo nk'iyarimo kunyuramwo, bimusubizamo inkomezi, akongera agakomera, akongera kumva yuko Yesu Kristo ko yahozeho kera n'uyu munsi ari kare. Rero byanga byakunda iyo minsi ya kera ushobora kuba uri murimo kuyinyuramo ahangaha, ariko byanga byakunda umuruho ntuzikuraho umugisha. Minsi ya kera habaho iyo kuruha, habaho iyo kugira iki, ariko umugisha w'iby'Imana yavuze ku buzima bwacu biza bisohora in the name of Jesus. Tugiye gukomeza ijambo numvaga twarisangira, ariko buri wese arimo kunyura mu minsi itamworoheye. Mu ijuru dufite Imana ihindura ibihe, dufite Imana ihindura amateka. Ngero mbaza ari uko warumbaje kugira ngo dukomeze. Yego, wenda tutarinjira indani mu kiganiro nyirizina, watucira ku mayanga cyangwa se mu ncamake uko wari ubayeho mu buzima mbere yuko wisanga mu isi y'umwijima. Urakoze cyane. Mbere ubundi twateranaga muri ADPR, niyo Pentecote. None ubwo ico gihe kugira ngo nje muri ibyo byaba ibingibi bya Illuminati, abantu bihangane ntago tuza kubivuga biri deep bitewe n'umwanya, sibyo? Kubera ubuhamya bwanje kunda kubitanga mu biterane bimara nk'iminsi nk'itatu canke irenga, ibintu nk'ibyo kugira ngo buzabushireyo bwose. Rero nza kunyura hejuru, azi ko twari twabibemereye turi kuri airport ko tuzabibabwiraho, ariko ibyo ndi buvugeho byose turaza kumva gukomera kw'Imana. Nayigiyeho noneho kuyijamwo n'abazungu banjanye, n'abazungu banjanye hanze bagenda bavuga ngo bagiye kumvuza. Tugenda bage Kigali, bagenda bazi ngo bagiye nzingiye bagiye kumvuza. Mbese mu yandi magambo ni nkuku wowe waje nko gusaba nk'ahantu bakakubwira ati umuntu tuzaniye kugira ngo dukorane nawe, turabanza tugira iki, turabanza tumujane kwa muganga, turabona atameze neza mu mutwe. None baza bashakira ibyangombwa, tuja muri Amerika, ibyangombwa bamaze kubibona, tugezeyo twinjira ahantu uzi ngo bajanye kwa muganga. Ubwo ngubwo nacase kuvuga kugira ngo bumve ukuntu nabigiyemo. Niho aho hantu banjanye nta forome yo kwa muganga nahasanganye, ahubwo umuntu wese yari ari kuri machine. Noneho ngira ngo abanyamerika bateye imbere niko kuntu bavura. Noneho sanga ntago bagiye kumvura, ahubwo bagiye kundoga. Baranyeretse ahantu nicara, hari bya bitanda wenda ugira nk'uko uca nk'ukakizamura ukicara. Ndicara, noneho mba nabazanye mashini bazana helmet hajya mu Kinyarwanda tuza tuyita casque. Baza bayinyambika mu mutwe. Noneho bayinyambitse mu mutwe yari ifite umugozi ucomekwa nko kuri mashini. Zambyambara, no maze kubyambara baza bantera igishinge cyo kusinziriza. Nge naje gusinzira, nagiye gukanguka, ndeba abantu bose bari muri iyo sare barishimye cyane, barimo gukoma amashi. Ariko iyo helmet yari ifite akandi kantu nkakajya ka serum baduteramwo mu kaboko kazana umuti. Noneho ndeba muri iyo sare bose barishimye, barimo gukoma amashi. Niyo ndavuga ati abanyamerika bari bateye imbere, nuko nyine bavura, kera bamvuye nakize. Noneho ndaba umuntu ari kuri iyo mashini arakanda nka kujya wakanda remote wenda kwihutisha ikintu, yakanda nkareba ngiriya, yakanda nkareba ngiriya, akanda pose nkareba ndahagaze. Noneho nyoberwa ibintu birimo ku, noneho nza kumenya yuko barangije kuntera akantu bita microchip cyangwa se micropiece. Ako kantu microchip kaba kariho wa mubari 666. Bamaze kuyintera nge natangiye nta kintu na kimwe nongeye kwikoresha ku bico gihe. Batangiye kunkoresha kuri mashini zabo, nta kintu na kimwe nongeye kwikoresha habe na kimwe. Barambwiye ngo nakize. Noneho mukumbwira ngo nakize, barambaza ati tubwira ibyo ushaka byose. Ndabwira ngo nje ndashaka imodoka iyitwa gute, ndabwira ngo ndashaka V8. Noneho mu gushaka iyo V8 barambwira ngo
ati turayiguhereza ariko tuzayigenderamo na rimwe uzajya ugendera mu zindi modoka noneho iyi V8 izaza ikuzanira abakobwa uzajya uryamana nabo nta kenda uzongera kugira iki kuzoyigenderamo nk'uko ushaka. Noneho ibyo bintu ubwo ngubwo mba mbyinjiyemo muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo umaze kubyinjiramo namaze icyumweru kimwe mbigiyemo, noneho ntangira kwibaza ati Imana ibi bintu nagiyemo ni ibiki, kubera ko kuva uwo munsi byageraga saa sita nijoro nkabona yari itegeko twagombaga kuja mu nama muri Nigeria Lagos, twagombaga kujayo mu nama. Urumva sinarinzi kuryama ngo buke, ni nacyo twavuzeho kare uko ntarinzi kuryama ngo buke, niyo mpamvu n'ubu ngubu biza bigera nka ya saha n'urugero navuga ngo turajya mu nama nkavuga ati nanjye ngiye ngomba kuyiha Imana nyishime ku byo yakoze ku buzima bwanjye, senge Imana. Kubera iki? Nimba bwaracaga nasinzire basi nijoro naza gusenga iminota mike cyangwa n'isaha nongere niryamire sinzire. Kubera iki? Mbavuga ati mfite undi wanguze amarasho y'igiciro. Noneho ndaguma aho ngaho baza kuma telefone ntago yajyamo sim card, nta nubwo yashiragamo umuriro. Barambwira ngo iyi telefone yo tuguhaye nitwe tuzajya tuguhamagara kandi tugomba kukubwira nuko uzajya witaba. Barambwira ngo nzajya nitaba ngo karame abantu bakuru. Noneho hari igihe bampamagara nkitaba nkahita mvuga ngo alo. Ubwo ngubwo nazaga mara icumweru cyangwa ibyumweru bibiri ndishanya n'inka, ndisha ibyatsi. Umuntu yazaga mbona ndi smart akavuga mbega umwana yateye imbere arakomeye afite amafaranga menshi. Shuti yanjye nimba usenga Imana zureka kwifuza ibyo abandi bafite. Nimba ibyo abandi bafite wakabisengera kuko dusaba ibintu n'umupagani afite akaba ari byo dushira imbere ku buzima bwacu, akaba ari byo dusaba Imana. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo tubanze twitwararike iby'ubwami bwayo no gukiranuka kugira ngo ibisigaye tuzabyongererwe. Ibi byose tumusaba byakatubereye inyongera, mu yandi magambo ni ibyacu ahubwo igisigaye ni ukubishikira. Noneho tukaza tubisengera kandi byitwa ngo ni ibyacu, sibyo? Ni nkuko naguye telefone namara kuyiguka uvuga ati Imana uzampereza iPhone kera urumva rero ababura yuko tubishikira mu biganza. Rero kugira ngo tubishikire tubigereho hari ahantu Imana ibanza kutunyuza. Ni ukuvuga ngo nka ruriya rugendo Abisirayeli bakoze buriya abantu ugereranyije neza aho bari kunyura naho papa wa Yosefu yanyuze agiye kureba Yosefu. Ubundi urugendo we yarukoze ngo iminsi 11, ubundi bari kumara iminsi 11, ariko Imana ntiyishimiye kubanyuza inzira ya hafi, yabanyujije kure. Ibaza ahantu iminsi 11 kazagenda imyaka 40. Rero natwe Imana izitunyuza kure tukazigura, ariko tukazaza mpaka tukagera ku byo watuvuzeho. Niyo mpamvu rero benshi bahita bananirirwa mu rugendo bakananigwa, bakazarinda bagira iki, bakazarinda basaza bagapfa bakirimba ngo afite byinshi mu kiganza ciwe kubera ko bananiriwe mu nzira. Noneho rero ndagumaho iyo telefone urumva cyari ikibazo. Ari nabyo mpora mvuga iyo umaze kubijamo umaze iminsi mike utangira kwicuza isatumye ubijamo, dore ko nje nanabigiyemo ntagiye ngo nzi byo ngiyemo nabyisanzwe. Ariho noneho nababijyamwo bakagira iki, ariyo target bafite bavuga ngo barashaka ifaranga. Ari nayo mpamvu nka muri commentaire ntugire ngo abazakora ikiganiro cyose niko baza kuvuga ngo bigenda. Hariho abaza gutekereza bakavuga ati none se wazanyeretse inzira nkajyayo. Yemwe ntago shinzwe kubereka inzira ahubwo shinzwe kubereka inzira kuri Kristo Yesu mukavayo. Noneho ndagumaho bahise bamba amafaranga muri envelope 200,000 by'amanyarwanda. Barambwira ngo izi faranga uzaza uzirya umunsi umwe zishire, ariko nuza ushaka kandi uzazugira uburyo uyabona. Nimba ngizuku kera nimba ari $100 ishaka ikaza arigwa hasi. Ni ukuvuga ngo bari bashyizemwo maji zikomeye ku buzima bwanje. Ari nayo mpamvu iyo harimo abantu babijamwo benshi condition ntago ziba zisa, ariko bose bagira condition bagenderaho. Hari uwo babwira ati wowe yaba mushuti wawe baba bande ntuzigere umuha ifaranga mu ntoki ahubwo uzajya umugura icyo ashaka. Ariko nyuma yaho bakababwira n'izindi. Hari n'abonzi babwiye ngo muzajya muhekenya umwumbati wakuye ako kanya. Ni ukuvuga ngo uzajya ufata imodoka yawe nziza ujye mu caro bagukura umwumbati uhekenye unywa amazi n'umara yugaruke ibiryo ntuwigere ubirya.
noneho unyumvira ubwo buzima. Niyo mpamvu tuba twahisemo inzira yo gusenga, dusenge tujya turya wa mugani bivuye ku mavi. Nimba twarabisengeye tuzavuga ngo ni kuri maviyoroshe. Maviyoroshe. Rero nimba bivuye ku mavi nibyo hari ijambo nasore bavuga ngo umugisha Imana itanga ngo tamubabara uzawongeraho. Nimba ari umugisha uvuye ku Mana ni ukuvuga ngo ubiryo utuje, urashobora kugira iki, urashobora kurya ibyo none yibaze kuzaba ufite ifaranga ryose ukeneye bakakubwira ngo uzajye uhekenya umwumbati. Nje mbijamo twabigiriyemwe rimwe n'umusore yitwa Guci. None uwo mu Guci bari baramuhaye condition, baramubwira ngo azajya arya ibiro 2 by'ibinini anywe n'amazi. Yabigiyemo ashaka ko izina ryiwe ryamamara ku isi hose. Byaramamaye, urabizi ikintu cyanditseho Guci mu minsi ishize cari gihenze. Kubera nyine twumvaga ari ikintu ciza, nani naracambaye nta nubwo muze ko kucambara ari icaha. Ahubwo nashatse gusobanura mvuge ngo uwo mu Guci ukuntu yaje. Benshi bazi ngo ni Guci men, ariko we yitwa Guci gusa nta nubwo aririmba, ahubwo izina rye ryaramamaye nkuko yabishakaga. Ariko ntazi kurya inkoko, ntazi kunywa n'imivinyu nkuko bazabayinywa wenda bakire badakijijwe n'ibiki. Nibyo ntabyazi. Aragira umugore akajya ibyo ashaka n'umukozi we akajya ibyo ashaka, ariko we akarya ibiro 2 by'ibinini. Akazagira iki, akazanywa n'amazi. Ngaho mbwira ngo dukurikiye ubwo bukiri wabuguhereza, waza ubumaze iki ku buzima bwawe? Ntacyo bamaze. Nta kintu byakumarira, nta kintu na gitoya byakwigera bimara ku buzima bwawe, habe na gito. Ariko niyo mpamvu bivuye ku Mana bifite ukuntu bikora, sibyo? Bifite ukuntu bikora. Rero nabaye muri ubwo buzima, ariko mu nyuma naje kugira umwana. None umwana amaze kumugira baravuga ngo mutangeho igitambo. Noneho ndabyanga, amaze kubyanga baravuga ngo nimba mbyanze. Mbese bashakaga ngo bavanemo inda ivemwo mbe ntazi igitambo. Noneho maze kubyanga bamaze bazavuga ngo nimba mbyanze nzamutanga yaravutse. Umwana agiye kuvuka avukira igihe nk'icyo nanje navukiyeho n'amasaha byose tuzatubihurizaho na anniversaire zibera umunsi umwe. Noneho bimaze kugenda uko bananzanira igitabo nagombaga kwandikamo izina rye, ngiye gusinya peni race kigwa hasi. None imaze kugwa hasi ndaguma aho ngaho, bashira ahantu bankubitisha mu ntebe bamwe amashanyarazi abariyo bankubitisha. None numva bya bintu byabo ndabyangiye kimwe, ndababwira ati ibintu byanyu ndabivuyemo. None mbabwiye ngo ndabivuyemo, barambwira ngo nubivamo ntago uzongera kuba wacu habe na rimwe. Noneho nzambivamo. Kubivamwo ndaguma aho ngaho, natekereza ngo ibyo ngibyo byo ntunze n'ibyo mfite byose nzabigumana. Navuga ati none nave uti nzajya ntangira kuyiryohamo, ariko negera Imana. Maze kubivamwo hashize iminsi 2 yavuye uti birahiye. Ifaranga nazaga mbona imbere y'uburizi bazirashize. Bari barampaye n'inkoni, iyo nkoni abantu babi Rwanda wenda nk'Ikayonza ni Burundi najyaga nyijyanayo ntarakizwa. Ariko abantu baba i Rwanda baba ahantu yitwa Ikayonza, banaba ahantu mu mudugudu wa Rwinkwavu, bakaba n'ahantu yitwa Kageyo. Bari banzi ifite iyo nkoni. Iyo nkoni yabaga mu ifoto yanje. Noneho bagira ngo ni umurimbo, kwa kundi usanga umuntu yiharaje ikintu. Kumbi iyo nkoni yarankoreraga. Kandi abo bantu baho ngaho nyine Kageyo ushobora kukireba ari uwaho kweraza amacano nibiki izi social media zirajyana ibintu ari byinshi. Abakageyo wenda banzi nari umuntu ku buryo nashoboraga gufata baga yanje nkababwira ngo ngiye Canada. Akavuga ati none uyu mwana kera aragenda gute? Nari mfite iyo nkoni. Ico genda shimira cyane n'umuvyeyi waho ngaho Kageyo. Umuvyeyi ntago narinzi kurya, haregeze igihe bambuza kurya ibindi, ahubwo bakambwira ngo nzagenja za mukene izindagara n'ubugari hatarimo ni sauce. Uwo muvyeyi akazari bya nta nubwo ndafite n'amasiko yo kuzasura kugira ngo ndanamushimire. Nukuvuga ngo buri munsi yampaga ubwo bugari bw'imyumbati nkazanja n'ibyo ngibyo. Umuvyeyi ndamushimira cyane kubera ko umukobwa we ni nawe dufitanye umwana. Noneho ndaguma aho ngaho ndavuga ati ubu buzima narafataga, nukuvuga ngo iyo nkoni nyifashe shaka nko kuja nk'i Burundi n'urugero, nasanga nkoresheje iminota itageze n'icumi kuva i Kigali bw'i Burundi. Iminota 10 ubu urumva nihutaga kurusha indege. Nuvuga ngo narayifata ngavuga aho shaka kuja nkagenda. Njero narafata iyo nkoni, wenda abajene twabaga turi kumwe ico gihe hariho na saruni kugira ngo mbe nkujijisha muri iyo minsi.
noneho abana baho bakankunda abana bakagiye bakaza bangirira bashuti cyane kubera ko nari umusitari nyine babonaga ndi umusitari cyane hashiraga nk'uku uwo mukobwa wenda wa twabyaranye nigeze namubaza yigeze gushira umunsi yumva mu basitari bakomeye b'abakobwa b'i Rwanda yumva ngo baje kundeba ntabwo mvuga amazina bitewe n'impamvu zabo shange ziki yumva ngo baje kundeba ariko mbaho ngaho ni ukuvuga ngo bya bintu byose kera bari barampaye biza bishira ndakena ubuzima mutangura ukundi gusha noneho ndarwara birakomera ku buryo n'inzu ntari nemere umuntu yazana vuze ati inzu i Kigali ndavuga ati reka ngira umuntu ayipanga basi nzaze mbona udufaranga duke iyo ngiyo niyo bari barampereje none iyo ngiyo biranga ari nindi bari barampaye kera ikibungo hegeranye no kuri gereza noneho bakaza iyo nzu izinanirana ibura umuntu ayibamwo akaza akayipanga inzu akikaza byose bikarangira akagenda noneho nanje ndagenda ngiye kuraramo nanje inzoka iraza inzoka ije ndakoma induru noneho ndevye inyasamiye noneho nkoma induru mvaho ndaceceka ndavuga ati ntabwo ndimo gukoma induru kera wasanga yamize kundi mu nda yayo reka niceceke impamvu uzabona umuntu avuga ngo nagize ikibazo akaba ari gatoya ikigeragezo caje gikomeye uragera ukabwira Imana ati Imana ndakubabariye nawe ndakubabariye iki ntiwagishobora ariko iyo ari gatoya niko umuntu azagenda avuga ngo umugabo yankubise ari nabyo ugasanga umuntu nimba akijijwe afite umugabo w'umupagani akagenda abwira abantu ngo umugabo yamukubise umugabo w'umupagani udukurikiye nimba mubana kugukubita si igitangaza ahubwo igitangaza kubera ko atagukubita kandi atazi Imana rero akagenda bagira uko utubazo duto nitwo bagenda bavuga ariko igikomeye umuntu bakimya nta n'akantu na gatoya avuga aravuga ati ahangaha nuwo nabibwira nta n'ikintu yashobora nanjye navuze ati uku byarangiye rero icyo gihe bahise banjana mu bitaro bitandukanye bamvure biranga noneho nararebaga gusa sinabashaga kuvuga bagera ubwo basubiza hehe muri Amerika aho bantereyemo ya microchip tugezeho babwira ngo password yayo yasohokeye mu Buhinde bazanjyane banjyana mu Buhinde baramvura noneho ndakira ariko atari bo bamvuye nge ntangira kuvuga ariko bambura kuri mashini zabo ya microchip ibayitaye agaciro Imana yo mwijuru guca connection yanjye niyo microchip nuko nguko yakoze nge natangiye kuvuga ntangira kwikoresha ndavuga ati roko ntangiye kwikoresha ngiye kwegera Imana cyane nimba urimo kudukurikira umva ari kintu Imana yakoze guhagarika microchip ni ikintu gikomeye kubera ko bayiduteramwo bazi ko bazadukoresha ibihe byacu byose nibyo baba batekereza ariko bakibagirwa yuko babikoze hari ubu bari hejuru niyo mpamvu akantu kose bakora hari uba bari hejuru niyo mpamvu ibibazo bikorerwa inaha ku isi noneho ibikuraho ibyo bibazo bikorerwa hehe mu ijuru niyo mpamvu zankunda kuvuga ngo Imana ni urusyo rusi ibibazo rukaduhereza ibisubizo ni ukuvuga ngo utagize ikibazo uzasyesha iki ihanganira icyo kibazo urimo uzabona ibyo uza gusyesha nta muntu yavuga ngo nje gusyesha ari nta myumbati azanye cyangwa ibigori ngo azabone ifu rero ibibazo tugira nibyo tujana ku Mana ikadusyera ikaduherezamo igisubizo rero ndaguma aho ngaho ubuzima ni bwari bworoshye ndavuga ati ngiye gutangira kwikoresha nta kintu bitwaye ngiye gutangira kwikoresha noneho nge negereza ngo ngiye gutangira kwikoresha banjana mu rugo iwabo abo bazungu bamaze kunjanayo baravuga ati wowe ugomba kuzaza uguma hano ari bajya bakujanye nyine muri yego baravuga ngo ugomba kuzaza uguma hano kandi wemereye kuzagusenga hande tuzaza tujana aho dusengera twebwe dusenga umwami w'abami ntango dusenga nk'ibyo abanyafrika basenga noneho nkinjira mu itorero ryabo nge nkahamagara Imana yo mu ijuru nabo bagahamagara ibyabo bakabura imbaraga bagahita bavuga ngo urusengero rwacu ngo rwajemo izindi mbaraga ni ukuvuga ngo nje imbaraga nahamagaraga zamiri zabo bagahita basora bakavuga ngo niya Mana y'abanyafrika ariko ikintu nakunze kuvuga ngo niya Mana y'abanyafrika nuko naba eliminati cyangwa abakoresha izo mbaraga hari Imana abanyafrika dusenga irusha imbaraga izabo noneho ndaguma aho ngaho ubwo nasengaga bakankubita bakaza bankubita kubera ko nasenze kubera ko ibintu byabo byarangirikaga noneho bahita bashira baravuga ati bashaka kuzanzamura nkomere muri ibyo bintu byabo bamaze bahita bashira muri worship team yo kuzaza ndamya byose mvuga ibyiza bya byose ari byo tuzaza tuvuga ahangaha niho bashizeho n'akanuza akamenyetso buriya tatuwaje yose ibifite akantu igaragaza ibifite akantu
kagize runaka igaragaza. Noneho akangaka ko murakabona, akangaka ni nk'akariye ko akangaka nyine bose barakazi mu bintu bya music. Bamaze baza bakashiraho yuko ngomba kuzaza ngiriki, ngomba kuzaza mba muri worship team yo kuramya nde byose. Niyo mpamvu wenda ashobora kuzambara agapira umuntu akabona ati tuba mukozi Imana afite tatuwaje. Wenda n'urugero buri muntu we inkovu wagize ku kintu runaka, Imana ishobora kukikubabarira kubera ko cyabaye ikosa kuri wowe cyangwa se wabyisanze mutabizi, ariko ikagumaho. Niyo mpamvu umuntu aza kuba ari caha, yakora icaha agahita n'urugero akagenda nko gusambana agahita gwara sida. Noneho yamara kugwariramo sida mu gusambana, Imana imubabara ica ariko ntitubwira ya sida ngo igende, arayigumana. Mu yandi magambo ni ingaruka z'icaha ariko yagiriwe imbabazi. Rero ubwo ico gihe bitangumaho ngaho, none akamaze ukashiriraho naje kugumaho ngaho. Noneho ngo nzajya ndamya byose nze mvuga ibyiza nk'uko tuvuga ngo Imana ngo urera gitare ngo reka twese tukuramye tuza tubivuga kuri byose. Kubera byose original ntagaruriye uhari. Byose nyawe Jay-Z amutangaho igitambo agahira mu modoka. Noneho yamara guhira mu modoka hagahita haza uwo wundi. Rero uriya wundaza niwo rero ubu ngubu baza baranya baravuga ngo mu yandi magambo yarapfuye arazuka, yahiriye mu modoka yongera araza. Okay, ni logic. Wo rero ntaga gihari haje uriya we ahari ubu ngubu. Noneho ndaguma aho ngaho mu nyuma hakaza haza mu rugo aho ngaho hakaza haza umugabo akaza avuga ngo uwo mugabo yarankunze. Ngira ngo ni gwa rukundo nyine dusanzwe tuzi. None ishaje gukurikiraho araza mu rugo harabamuherekeje abahereza ifaranga arababwira ngo yarankunze. Baramaze baza bambwira ngo abantu wenda ushobora kuba warumvisha ubuhamya bwanje ari ahantu twabuvuye deep nkagenda mvuga akantu ku kandi ukumva ntakavuzemo, ntuzogira ngo nuko ntakavuze ahubwo nabiciyemwo mu camake kubera umwanya. Noneho barafata envelope ahita bambwira ati wowe ikintu kigiye kukubaho ugiye kuzashingiranwa n'uyu mugabo. Ndazi nkitangira gutanga ubuhamya bazaga bavuga ngo ivyo nukubesha ngo umugabo ku mugabo ngo byogenda gute, ariko ubu birahari. Haba i Rwanda baraza abagabo ku bagabo, haba hano muri iki gihugu barabizi, haba ibihugu byinshi. Ubundi nabivuga bumva ari nk'imikino, ariko ubu ngubu barabizi uko kubera ko basigaye banareba n'amamariage basezeranye. None ubwo ngubwo ico gihe baravuga tugiye kuzashingiranwa n'uyu mugabo. Ico gihe ndarira cyane ntangira amasengesho yo gusenga. Sinabwira ngo Imana inkize nibyo navuze ngo hari kibazo kiza tukaba twabwira Imana ngo turayibabariye. Ntangira senga Imana ndabwira ati Imana nubona yuko ngiye kuzashingiranwa n'umugabo nanjye ndi umugabo, unyice mbere yuko mariage igera. Nkazasenga Imana ndayisaba ngo nyice buri gihe mbere yuko mariage igera. Noneho mariage iragera sinapfa na mariage ntiyasiba. Nzinduka sengesho ryo gutuka Imana. Ndavuga ati Imana we nta kintu maze ndakumenyura Imana y'Abanyafrika inaha ntuhagera. Ndasenga ndayituka buri murokore wese nawe udukurikiye. Hari ikibazo kiza ugasenga utuka Imana, ibyo ni ibintu biza bibaho. Ndayituka pe ndayituka. None ndeba abantu benshi baje mu rugo barimo kurira. Noneho mu kurira kwabo ntekereza ngo ni bwa butesi bw'Abanyafrika rukuna Abanyafrika ari abatesi ngo arimo kurira umugeni ngaragiye. None navuga ati wasanga bagiye kundirira. Ndababaza ngo ni biki? Bamaze barambwira ngo wa mugabo wawe akoreye impanuka mu modoka ahita anapfiramo. Bamaze kubimbwira nge ntangira kurira. Bagira ngo ndijwe nuko yafuye, ahubwo ndijwe n'igitangaza Imana yo mwijuru inkoreye. Ico nico kintu mu bintu byose Imana yankoreye ku buzima bwanjye. Nza nibuka nkongera imbaraga zo kwikunda. Nukuvuga ngo yanyeretse yuko no ku munota wa nyuma izibasha kwikorera. Hahandi tureba atana rimwe rihari. Ubundi Imana hariya impamvu izitubwira ngo tera intambwe imwe ngo izindi nzanziterera. Imana nza nkunda kuvuga ngo izikorera kuri zero. Nukuvuga ngo ni nandika rimwe nje ndi rimwe ndikanu yita kari rimwe. Imana iza kongeraho amazero nimba ari giharuro kimwe twongeyeho zero rimwe biraba 10 yindi 100 yindi 1000 mbese ikagenda yongeraho uko gusa. Noneho Imana ico kintu inkoreye numva ndayikuze. Noneho numva niyo nkibutse ico gusa ndavuga ati Imana uhabwa ico conyine nico kintu gikomeye nirengagije ku bindi byose. Ico nico Imana mu byo yankoreye byinshi. Nza nibuka nkongera nkumva ugukuru kwayo nkongera nkumva gukomera kwayo. Nukuvuga ngo byari byarange nyine vuga ati ari ikiba cabaye. Noneho bahita bakora inama y'imiryango baravangongeye kuzashingiranwa na murumunawe.
noneho ntabwo banari ngifite narisigaye mbona imbaraga z'Imana noneho muri umunani ndamubaza ati noneho nyuma yo kubwira nzashingirangwa na murumuna we amaze gupfa barambwenga abanyafrika turaroga ngo namuroze ndababwira ati nibyo turaroga cyane ariko turogesha umugabo yitwa Yesu nza ntinya umurokore asenga Imana afitemo ibintu bitatu akagira Mwuka Wera n'Imana na Yesu bimugenderamwo yamara akaza atinya abarozi akaza yumva inyoni ivuze nijoro hari inyoni baza bita igihuna batinya akaza yumva iriya nyoni agatinya agatitira agafata isimu ngo pastor asenge none se kubera ko uri umurokore ubu bazavuga ngo turi abasirikare ba Yesu none wowe uraza gusaba batawe y'abasirikare baza kugutabara utararasa na rumwe banzura se nizigushirana ubahamagare baze bagufasha ariko twe turahuruza tutararasa na rumwe ngo mutoreze batayo turatabaza kuba pasiteri ngo badusengere tutigeze dusenga na rimwe rero iyo uri umurokore ugatinya umurozi ni nko kuba uri kumwe na perezida w'igihugu wabona Chayimani nyumba 10 niko bazamwita i Burundi cange wabona umukuru w'umudugudu aje ahantu uri wowe wicaranye na perezida sibyo wamubona umukuru w'umudugudu hari imbere yawe ugahita umubwira ati mbabarira ntabwo naje mu nama mbabarira uri kumwe na nyiri igihugu uraje kwisobanura ku imiryango 10 umushaka hiye rero iyo ufite Yesu ukajya kwisobanura ku barozi ni nkuko nguko biba bimeze noneho ndaguma aho ngaho noneho murumuna we icyo gihe bahita banyereka umugabo yakinye amafilime ya Yesu urazi yakinye abarenga umwe ariko uwo nguwo ntakiriho baramunyereka ati si uwo nguwo Yesu watubwiye ntabyo ntari ndavuga ati ndavuga ati none ko Yesu nzi kaba mu ijuru kera nkabamubonye yiteretse imivinyo abyinana n'abakobwa ngiye kuva kuri Yesu nkurikira Imana ntari nabona ariko Yesu ndamubonye ndaguma hari umugabo naje kubaza atese ko Yesu bimeze uku nuko bimeze gute numukozi Imana bari bampaye ico iyo minsi yazaga kunda no kusengera ntakiriho nuwo bitaga Kazimiri Rwanda noneho ubwo arambwira ati umva muhungu wanjye nkubwire Yesu ntaho uba mwisi uriya nukora ibyo Yesu yakoze ariko Yesu aba mu ijuru uwo ngo wabonye ntabwo ari we ahubwo uriya nukora abantu kugira ngo barebe igikorwa Yesu yakoze ariko ntabwo ari we Yesu noneho nongarangaruka kuri Yesu noneho barambwira ati uriya mugiye kuzashingirangwa noneho ndababaza ngo ndamubaza ati niwe ushaka kuzashingirangwa naje arambwira ngo yego ndamubwira ati kuriya naroze mukuru wawe nawe niko nzakuroga amazi azatinya aragenda buriya abanyamerika aza batinya gupfa nubwo bagendera mu bibi ku buryo utoye niwiye wabona yirukase noneho aratinya aragenda noneho ndagumaho baravuga ati none tuzamukorera ikihe kintu kibi kugira ngo azaba uwacu bajya inama baravuga ngo bagiye kuzanjyana bampindura umukobwa ngo nzabane n'umugabo mbyishimiye abahungu barabahindura abakobwa pipi ariko abakobwa ntibazabahindura abahungu ariko abahungu barabahindura abakobwa neza niyo mpamvu isi igeze kure nimba ijambo ritubwira ngo tube maso dusenge tuzaje mu mosha mabi nuko isi hari ahantu irimo kutujana iki ni gihe cyo gusenga rero ibi bintu twumva iyo bitugezeho ntituba tugisenze ahubwo tugomba gusenga tukagwiza imbaraga noneho bikatugeraho twagwije imbaraga kubera ko yandi magambo yo dusenga buri munsi tuba turimo kugira stock y'amasengesho bya bindi bikomeye iyo bije Imana ica yifasha kuri ya masengesho twagize stock kugira ngo ibikure imbere yacu rero nagiye nyura muri ubwo buzima bukomeye mu nyuma baravuga ati rero tugiye kumutangaho ikimazi azakorera Satani bantanga ikimazi ibyo twagiye dukora ni ibintu byinshi twagiye dukora ntovuga aka kanya kugira ngo wenda ngo bishire noneho tugenda dukora ibintu bitandukanye byinshi kandi bibi ni ukuvuga ngo bashizemo imyemo yo kugira ngo tuzaze tugusha nk'amakanisa n'urugero ariko ari mu mwuka w'Imana dutangira dukorana n'ibyo byose tugenderamo ni ukuvuga icyo gihe bari banazamuye bangira ngo nzajya ngira nk'abadayimoni nyoboye muvuga ati mugenda mufata kiriya gice mugende nari ibyo byose turabikora ntabwo byari byoroshe ariko icyo nishimiye cyane nuko hageze igihe Yesu Kristo akohereza marayika we kugira ngo azabimvanemo marayika w'Imana yaje amvana mu isi y'umwijima amvanamo kugira ngo nze gukorera Imana mu yandi magambo nkunda kuvuga ngo kujyayo biroroshe niko mvuga ariko kuvamwo ni ubuntu bw'Imana bose siko bavayo ari nayo mpamvu nkitangira gutanga ubuhamya abantu barandebaga bakavuga ati none se uyu muntu koko atatubeshe nguyu yari yanava no muri iki gihugu kwera imyenda nambaraga sinagira umwenda wo kwambara ni ukuvuga ngo kubyemera byari bigira iki ntabwo babyemeraga sibyo ntabwo bumvaga ari ibintu bitabaho barebye uburyo nitwaramwo niki ariko mu nyuma wenda nashatse
nashatse gusimbuka byinshi kugira ngo nze ku buzima nabayemo nkivamo. Harabazi ngo navuyemo mpita ndazamuka, bazi yuko ubivamwo gusa ugahita wongera ukabaho neza bigakomera ukagenda. Ariko siko bigenda. Marayika w'Imana yamvanyayo arangije amagagiza. Marayika twamaranye imitatu arimo kusengera kugira ngo nkorere nka deliverance, kugira ngo nongere kuba uwo ndiwe ubu ngubu, kugira ngo yashiremo izindi mbaraga ziwe. Noneho ngumaho ngaho ubwo ngubwo byinshi nabisimbye bitewe n'akanya, byinshi nabisimbutse. Aha, ari nayo mpamvu wenda hari ukuntu bamwe baza bareba ari nk'abapasiteri cyangwa abantu batandukanye, baza bareba nk'ikiganiro bagahita bashaka yuko bazantumira nko ku itorero ryabo, bazaze n'urugero, bazaze harya mwe ntimuzamushiraho namba zanyu. Namba zanjye sinza nkunda kuzitanga bitewe n'ukuntu abantu ngira ni benshi, bamwe batavuga ngo ndiyemera sinzasubiza abantu. Ariko uzazugira bazaza banyura kuzawe, sibyo? Bazaza banyura kuzawe pana zanje. Noneho hamwe no kubisengera kugira ngo bizagende neza. None ico gihe Imana irantabara mvamwo, noneho ntangira umurimo wo gukorera Imana, ntangira kwinjira mu ibango ryo gukorera Imana. Wenda ufite ibibazo byinshi byo kumbaza, wabimbaza, wamara kubimbazaho wenda ndagenda mbisubizaho. Noneho wamara kubisubiza wenda ndaza kuvuga ubuzima nabayemwo nyirizina nkimara gukizwa. Ntago byari byoroshe kugira ngo umbeho, nabyo nahuraga n'ibigusha byinshi kugira ngo mbe nava uwo mu buntu, ariko nkomeza nihanganye kugeza naho Imana ingejeje. Yego, wenda hari akantu wibagirwe, watubwira ukuntu ibintu wari ufite ico gihe byaje kugushiraho utangira bushasha. Ntangira bushasha atana kimwe sigaranye. Nukuvuga inka zarashize, inzoka zikomora zose zizazishira. Iyo yanzoka yagusanze mu nzu sinzi ko ariyo bo bagira nyinshi ngira. Okay. Zazikomoka zose zirashira. Noneho ya modoka irashya. Noneho yanzu urumva cyabaye nk'ikizira sinajyaga nkijyamo, ariko nyuma ndateka ubu barayisubije banye abo ngabo bari barayimpana. Noneho byose biza bishira, sigara azero. Yankone sinongeye kuyibona, ibintu byose biza bishira, sigarira aho ngaho ari nta kintu cyo fite. Ari abantu bamwe bari banzi bangiye kumbona ndi mu buzima bubi, noneho bayibagwa ibyambayeho ariho benshi batari bazi iyo ibyo bintu nabikuraga. Okay. Rero wakomeza ukuntu waje gutangira ubuzima kugeza ubu nyine turakubona umaze kuba nyine umuntu usobanutse. Wenda ntitukuzi ico gihe ugitangira uko byari bimeze, wabitubwira mu ncamake. Nkitangira ubwo buzima nagiye mu ivugabutumwa. Noneho ntago natise ntangira ivugabutumwa, nari negeye imbere cyane. Natangiye ubuzima bwo kuregwa. Mbonye ahantu nabagaga nigeze naturaye n'ubundi Burundi nkiri umwana mutoya, aho bita mu Kayanza, bazabita mu Marambya. Nkimara kubivamo bari bamenyereye njayo mfite bya tetire mu mutwe, mfite niyo nkoni. No babonanje nta tetire mfite, babonanje nambaye imyenda yaho ngaho isanzwe. Noneho ndagenda kugira ngo batangire niga ibintu by'Imana neza mbyige. Noneho ngaho nzashimira umubyeyi waho, ntago umupasiteri waho yafashije, baracumbikiye mba no mu gipasiteri. Ariko mu gipasiteri kuhaba barambwira ngo bagiye kuzantegura imyaka 5 kugira ngo nzabashe guhagarara imbere y'abantu ntanga ubuhamya. Bazantegura imyaka 5. Noneho kuntegura imyaka 5 marangira ngo hafi nk'umwaka. Ntago narinzi ishati yabo shasha, ntabwo narinzi kirato cabo gishasha, nta na kimwe cabo narinzi ico banguriye. Ahubwo umwarimu yarafata ishati yambaye kandi ari munini akabara yingabi. Niba hari umuntu mwihangane ntago mbasuzugura, niba hari umuntu asazisha ishati neza akayimaramwo yose, n'umwarimu akenye wo muri Pentecote. Uwo ngo wazayimaramwo nukuvuga ngo ayigwaye uzuyambara icumweru keri kabirashaje. Abarimu akaza bamuha amashati yabo, akagira nk'ukafise igipantaro kinini cyashaje akabara kingabiye. Bavuga ngo kwambara nga akantu kakwegereye nk'uko ngo nicaha nkahita nyambara uko. Yego. Niyo mpamvu busigaye nkunda kwambara fitting kugira ngo ba bantu ntibazagire ngo bya byenda byabo nibyo nkiri. Ubuzima buranga. Noneho Imana impamagara yambwiye ati mwana wawe ndaguhamagaye kunkorera mu bakomeye n'aboroheje mu muci no mu caro mu gihugu canyu n'ikitari canyu. Noneho bakambwira ngo bazantegura imyaka 5 kandi nzaba nemerewe kuvuga ubutumwa muri Pentecote gusa. Nukuvuga ngo umuhamagara Imana yampamagaye n'umuhamagaro w'idini bigiye kuvangana. Ari ibyo abantu benshi bazabibesha. Imana iguhamagara mwavuganye, Imana iguhamagara abo banyedini ntimwari kumwe.
nza nkunda kuvuga ngo hari idini n'ishengero. Ishengero ni iryigisha abantu rikabagarurira kuri Kristo, sibyo? Yego. Noneho idini ni rikwigisha wowe uko ugomba kwitwara. Ni ukuvuga ngo idini rizakubwira ati niuza mu rushengero wambaye shinete ni icaha, banza uyikure. Nuza mu rusengero wambaye mini ni icaha, banza ugende uhinduke ugire mini. Ariko ishengero rirareka abambara shinete bakaza n'abamini bakaza bakabigisha Imana. Ya Mana babigishije ikabakura kuri mini, ikabakura no kuri ikintu cyose bo kwambara. Ariko ari Imana ikibakuyeho. Ariko idini yishiraho itegeko ati ni itegeko giveho ico kintu. Idini rizakubwira ati gukora mariage uyikoranye n'undi muntu mudasengera hamwe ntago byemewe, ntituzabasezeranya. Aribyo nimba turi abakozi Imana twahamagawe, tureke kugendera ku mategeko y'idini ahubwo tugendere ku mategeko y'Imana yo mu ijuru. Imana ntizatubaza ngo wasengera he, ntizanakubaza ngo byagenze gute. Ubundi Imana izazana sumaku yitwa gakiza, izasumakura gakiza nuzaba udakijijwe ntabwo iyo sumaku izagufata. Rero turatinda tubwira abantu uko bagomba kwitwara aho kugira ngo dutinde tubabwira Imana yo yobahindura bakitwara nk'uko yo ishaka. Rero idini itwigisha ibitandukanye n'ivyo Imana yatubwiye. None nishogiye kubw'umuhamagaro wanje mbamvuye aho atamwaka ushize, mpavuye ndagenda, maze kugenda navuga ati rero ndagiye kugira ngo ntangire kwegera Imana cyane, ndasenga navuga ati ngiye kwisubira he i Rwanda. Ico gihe muri iyo minsi ufashe iyi foto ahantu mvuze uze kuyishiraho ukuntu nkivayo nari imeze n'aya myenda nambaraga. Urabona ikoti nambaraga n'ipantaro n'ibiki, ibyo byose nari nambaye nibyo nari natiye, ntibyari ibyanje. Bari babineye kugira ngo nze kuja imbere y'abantu meze neza. Ariko ababinizaga nimugoroba ntago bategerezaga ngo nimugoroba hage, kera babinyambura mbere. Yatari. Ndaguma aho ngaho ibibazo ari byinshi. Wumve Imana yampamagaye. Ntangiye kurara ubusa, ntangiye kubura ico nambara, naryaga ibyo shaka nubwo ntari ifite amahoro. Mbisubiremo, iyo ufite amahoro ntaza aba mu bintu dutunze, aba muri Yesu gusa. Inyuma ya Yesu nta munezero wundi wagirayo, ntawe. Nukuvuga ngo uzabona mwisi ariko umunezero wundi kera ntawe wazubona. Ndagumaho. No mu kugumaho ngaho kintu caje gukurikiraho. Wenda kubera iyi ntuza tugiye gukora ishobora kuza kumara umwanya munini. Sinzi niba nabireka tukagira nka patu. Canke nimba dukomeza, canke dukomeze nubona byatinda uzayigiramwo ibice bibiri. Sibyo? Yego. Noneho nje ndaguma aho ngaho. Ubuzima burandya, ndagaruka y'u Rwanda bimeze nabi, nza mbona akazi ko muri restaurant kukoza amasahani. Ntabyo nari menyereye kuyoza. Noneho wishogiye yari kuzaza mpemba ibihumbi bitageze no mu 10. Umunsi wa mbere mbanza mena amasahani 3. Urumva wa mushahara ku kwezi wagabanyutse. Wa kabiri menande. Noneho nkirirwa afite inzara akazambwira ngo nkazanja nimugoroba akambwira ati ibyo byo kurya rero, ibyo byo kurya abakiriya basigana. Kera n'ubirya nzayagukata ku kwezi. Hari umuntu afite ingurube niwe mbiha. Mu yandi magambo narutwaga n'ingurube. Umuhamagara Imana ingushiraho nibyo hari gihe tugera nk'abantu bakadusuzugura bakabona mbese katakintu tumaze. Ari byo mpamvu maze iminsi ngira inama abakozi b'Imana. Nimba Imana itari yagusubiza ngo uve mu bugaragwa ukiburimwo, reka kuzubwira Imana, ubwira abantu ngo Imana itanga amamodoka meza, itanga n'amazu meza. Kunda kubigisha kuva kucaha niba ukiranutse, cyangwa ukunda kubigisha kuguma mu masezerano kuko nawe uracategereje ko Imana igukorera. Ariko nubabwira ngo Imana iratanga amazu kandi bazi upanze ka chambrette bagiye kukwirukana, azavuga turi ashara tubesha. Mu yandi magambo tuze tuvuga ubutumwa dusa nabwo. Rero ico genza nza ntangira kwigisha abantu, nkabagira ngo Imana igirane ngo kumundeba hano ngo Imana yangiriye neza, bagahera ku nkweto bakageza ku mutwe. Avuga ati umwana aratubesha. Imana yamugiriye neza, nta nkweto agira, nta mparagira, nta nagashati gasobanutse ngo Imana yamugiriye neza. Nje nkaja mu mwuka nkumva ibyangiriye neza ari byinshi, nabo bakaja mu mubiri cyane. Nukuvuga ngo ubu abantu bashaka ibyo tuvuga tube dusa nabyo. Tuvuga ngo Imana yatugiriye neza iratwambika, bahita batureba ko twambaye. Noneho nza nguma aho ngaho. Ako kazi mba nkavuyeho baza bampamagara ngo nzi naha Uganda. Wampamagaye ndamushimira kuba yarampamagaye, ariko yampamagaye ambwira ngo
nje gukorera Theo bose babireba niwe nje gukorera akazi ko mu rugo ariko niko nje kumukorera noneho nje ahita avuga ati none ngo yahise avuga ngo uwo muntu aje kunkorera ngarangije ngatabwira ati ngo nje shaka nkoresha abantu bari smart wo ngo batari smart kera naza mukoresha iki ariko natekereje mvuga ati ese wasanga yamamagaye se atari Theo yamutumyeho bashakaga kugira ngo nze bampundi noneho baza bampa mu bishop ngo ndamutekere arambaza ngo urazi guteka nawubwira ati ibyo si ikibazo wagira ngo nibyo nigiye ntabyo nari nzi sinari bwigere neka nari aha ampereza iby'inyanja amafi n'umuceri n'amafirita arambwira ati ubiteke neza ndagaruka ndazana n'abashyitsi dusange ndangije hari umukozi hari muri etage hari umukozi wundi yari hasi arambwira ati ngwino unyane kukuntu bacana iki kintu yari gaze araza arayingirira noneho imanze kugira asanga ukuntu ari ndimo guhata ibirayi kera isa nk'uki ivyo mpata n'ingisigara nibyo binini afashije ndamubwira ati rero ubu nabwo wakigendera atakibazo noneho shiramwe amavuta ndavuga ati ngiye kubikaranga maze gushiramwe amavuta nzafata shiramwe ibirayi shiramwe n'amafi shiramwe na wa muceri byose ndavanga noneho ndeba amavuta yabaye make nitasukamwe n'amazi nitasukamwe n'amazi maze nzapfundikira yemwe biratogota biza bitogota ndavuga ati byanga byakunda birasha bimaze gusha ndapfundura asanga buri kimwe cagiye cinjira mu kindi meranje y'amahwa meranje y'inyama y'ifi ibirayi byabaye nk'isosi umuceri wahiye neza uzusaye ndavuga ati none ngitangaza c'abana maze ndavuga ati uyu munsi byananiye ariko ejo nzabishobora none ikintu nakoze ahise ndavuga ati rero ndabona byanze gukama reka ndabiminine ndabiminina noneho byanga neza ndavuga ati rero bose sinamuhamaho reka ndamurobanura utunyama duke uratangira uratora ndashira mu isorori none hatasha aravuga ngo yari uwo bita Placide noneho hano ivyina habyo nzaza mvuga shiriho n'ibimenyetso noneho abari banzanye n'uwo bitaga ngo ni Wilson abo ngabo ngo bari banza ariko byari byanyuze ku mundamu we bazaga bita ngo ni Joyce uko nzamagera aje atashe asanga ibiryo niki kera arabaza ati ko hari isoro rimwe byagenze gute ndamubwira ati humura biri muri imwe biri mu isoro rimwe humura ariko biri mu isoro rimwe ariko birahari byahiye apfunduwe aravuga ati gitangaza kiraba asanga byagiye byinjira mu bindi byavangavanganye byose byateranye azamagara abandi bapatere bashuti biwe ati kanyombya w'iwacu muramuzi ateye tikera muze murebe niwe yantekeye noneho bahurura baje kureba ko kanyombya yabate ari we yamutekeye yemwe basanga ibintu natetse ntibibaho muri aba pasteri hari abantu badufata akaboko nubwo bageraho bakaturekura ariko bakadufata akanya gato noneho afata ukuboko aravuga tuzajya iwanje aravuga ati uyu mwana afite ibintu by'Imana byinshi numwirukana ndamujana iwanje anjana iwe ndamushimira yarakoze kufata ukuboko nza ndamushimira pe kuba yarafashe ukuboko ibyo bico kintu nza nkimushimira arangije umundi musore nawe yitwa Gordon niwe muntu yabanje kungabira ipantaro n'ishati muri iki gihugu yewe nawe nzamushimira wo ngo yafashe ukuboko kugira njiwe nuwo bitaga Medalide beshi baza bamumenya noneho Gordon niwe yatangiye kungabira ipantaro Gordon iki kiganiro zarakira barakunda kureba ibiganiro byanje Gordon ndamusabiye umugisha ku Imana inguha umugisha niwe wangabiye impara ubwa mbere ankabira n'ishati ubwo ngubwo mbaho ubuzima bugoye ndaza aho ngaho mu rugo kuri pasteur noneho abahaba bose ibintu byose bakazabishira kuri nje ndaza gukoropa ndaza kumesa ibintu byose noneho nabandimwe gukoropa nkahita mvuga ati mana uko ndimo gukoropera aba bantu nanje bazankoropera uko ndimo kubamesera nanje bazamesera uko ndimo kubogereza inkweto nanje bazanyongereza uko nguko nubwo ntakirirwa nivuga ubu ngubu urareba asa n'umuntu wakwifurira aya bose nako nakifurire nyenda
kireka ashaka kurambura intoki ngira ariko ntago byaba ngo nabuze uwumesera tivyakunda ntago byakigera bibi ndagumaho papa ubuzima buranja ndaburi co nambara ubuzima buranyanga neza ndavuga ati rero ko ubuzima bwanze ngiye kwibera ku musozi nzabaka ikiburire ya prayer mountain nzanyibaho ubuzima buranga ndasonza ku buryo nzasengera irindazi igijana umuntu akaza nkabona amaye nk'igihumbi nkamanuka yepfo y'umusozi nkagura irindazi nkarirya ubuzima burankomerana umukozi w'Imana uwo muri iki gihugu wenda noneho we ntago muvuga kubera abankoreye bibi beshi si ntago nza kumuvuga kugira ngo abari bamuzi ntibamusangeho ibi ariko abibyiza reka nze ndabavuga ya none uwo nguwo we nawe uriyizi ndaze ariyizi ikintu mugayira yarantize ishati twamara amateraniro ishati yiwe akazambwira ati nsubiza ya shati yanjye kandi afite nyinshi akazanya ko ishati yiwe kongera akayisubira none ndabaho ubwo buzima burankomerana noneho watangira kumbwira ati ubundi we ko nta n'ishati ugira atana imyenda wazabaye uretse gukorera Imana none ikabanze kaguha agakweto keza n'agapantaro keza n'agashati keza ukazuhamagara imbere y'abantu ukazubahagarara imbere bigakunda turareba ubabwire ko Imana yakugire neza bagahita bisekera none se wazabaye biretse ko urimo kuvuga ubutumwa mu gihe cyawe kitaragera none Imana yitima jambo riba muri Yesaya 50 ku murongo wa 7 rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara ngo nico gituma ntamwara ngo nzankomera mu maso yanje akamera nk'urutare noneho nibuka ko Imana yaribwiye Yesaya yabivuze yaravuga ubutumwa yambara ubusa atagira umwenda kubera ko imyenda yamucikiyo bakamuseka ariko wagakomeza avuga ubutumwa bwiza ndamubwira ati nta kintu bitwaye nje nzaguma mbuvuga abazabwumva bazabwumva abazabashaka kureba uko nambara nabo bazabireba ariko ngumaho wa wundi mva mu maboko ye ndagenda ntangira gucumbikisha abasore bampaye indaro baravuga ati wowe uzabaho gute batandazaga amasakoshi uzabaho gute ko ari nta myenda ko kuguma hano ari nta kintu ukora uzabaho gute bagataha bakangura nk'igikomando c'igihumbi nkashima Imana n'abasore barakoze kufasha harimwo nakita nka bro wanje yitwaga Richard yaracumbikiye yarataga kama igihumbi nkagura igikomando nabayumva yadandaje cyane kama nkagura Rolex naha uri mu butayu buro watwitse wenda akajambo ashobora kuba tumva wa muntu avuze akajambo ko gutwika umva mubwira ba pastor zo no babivuga gutwika rero burya nta bapagani batwika hatwika abarokore nitwe dufite ibyo tutwikisha none se nta ndirimbo muzi ivuga ngo ibitebwa bya ninjoro ngo ntibizantera ubwoba hakaba igitoro kivuga ngo ubu nge ndatwika ndasenya okupye izina rya Yesu ngo ndakomeye rero twe nitwe tugira ibyo gutwikisha nitwe tugira umuriro ahubwo abapagani babyibye abarokore yego barakopa noneho bigenda uko nguko icaje gukurikiraho urumva ko bari baciye intege mwivuga butumwa kandi ari bo bakafashe bakambwira ati mwana ihangane natwe Imana yaratugiriye neza byagenze ukunuku none ndavuga bagahita baciye intege ati we nta myenda ugira genda va mu mwivuga butumwa genda ico gihe ubuzima burankomerana noneho bari shadi ubwo barafashaga nkavuga ati Imana shimwa ko bafashije noneho bari shadi uwo nguwo hakabamo uwo babana akazambwira ati mwirukane canke bigendo noneho wawe ndaza kwimuka Richard yari yahombye nta faranga yarakigira byose byahombye ibintu bye byose noneho umusore yimutse matora yariye igitanda byaribye aravuga ati nje ngiye kuzimuka nzajyana igitanda canje nzajana na matora yanje muzasigarana agantu kajya basengeraho agakeka noneho navuga ati ngiye ku musozi Richard yirukanza ahantu hose yabuze ikintu na kimwe aravuga ati byanga byakunda uwo ngo yaduhaye iminsi 3 noneho araza yarafite matora ebyiri yari yajanye araza aje gutwara imatora yiwe n'igitanda noneho je nagiye ku musozi mara iminsi 3 nari mfite agatelefone nari sigaye mfite agatelefone kataye amatushe tundi twanditseho Nokia twa gatoroshe kari karataye amatushe nagenda nakirida nahura n'umuntu akagira ngo mvuye kurya kandi ndashaka kuza kwitaba igitangaza n'ikipe hari ukuntu iyo turi mu butayu umuntu ari mu butayu nawe dukurikiye ikintu ca mbere kiza kiba ku muntu ari mu butayu umuriro w'isimu ye ntuzushiramo
kera washira yayikoresheje cyakoze tubwira abari mu butayu ko ibihe birahinduka ndi umugabo wo kubihama yego rwose noneho ndaguma aho ngaho icaje gukurikiraho ndeba namba iramamagaye namba nini itwangizwa ngirango no guteranya gatatu gukomeza yari yo muri Belgique irampamagara nitabye nabyo narinze arambwira turi Israel yateye ati nahoze numva ubuhamya bwawe kuri YouTube ati Imana yambwiye yuko ngomba kugufasha ati wanyemera ukaba umwana wanjye ndabwira ati ndavye burya ikimenyetso cyo gutangiye kuzaba mu butayu nuko abantu bumva abana kubyara kandi waravutse Mose byamubayeho ubwo mama yari yaramutaye mu bifunza ari mukato umukobwa wa Farawo amugezeho ijambo yavuze ati noneho nanjye ubu ndavyaye yahise avuga ngo aramuvyaye burya rya zina ntiyarigizwe na mama we ahubwo yagizwe n'uriya mukobwa kubera Mose risobanuye ngo warohowe niwe wari mwisi noneho ndaguma aho ngaho wenda ibibazo byose wanyuramo ntibitubuza kugera ku by'Imana tuvuze wenda ko mvuzeho Mose reka muvugeho gatoya Mose uriya mukobwa amaze kumujyana igitangaza cyaje kuba gikomeye ari nayo mpamvu nawe byo waburi mwo kunyuraho byose gumbe kare igitangaza gikomeye cabaye ujya mugore yaje gutumaho umudamu azaza yose ujya mwana bamushakira umudamu azajya mwose noneho bashaka umudamu basanga uheruka kubura umwana ni mama wa Mose noneho mama wa Mose atangira kosa Mose kandi akamwosa ahembwa batazi ko ari mama we ahembwa umwana we nta wundi mudamu ku isi yabayeho yose umwana we batazi ko ari we kandi akamwosa ahembwa ariko urumvisha gitangaza Imana yakoze n'ubiracakora ntago yigeze irekera bimaze zangumaho ngaho no maze kugumaho icaje gukurikiraho kindi twaje gufata intuza maze gutangira nko kuva mu butayu ubwo ariko harakantu nasimbye kamwe hari ikintu caje kuba umuntu aracumbikira nkaza ndara muri saro yiwe burya hari amategeko 3 y'umuntu arara muri saro aya ngayo waba kubivuga abapangaye waba umeze gute ayo ngayo 3 ugomba kuyagendera ijya mbere ugomba kuryama nyuma y'abandi none waryama barimo kwirebera amafilime urarinda bakaryama ijya kabiri nushaka uba ufite umusheri ameze gute wirinda kumuhamagara kuri apere ngo muvugane uryame usakurize ba boss baryabyo mu byumba irindi rya gatatu ugomba kubyuka kare ayo ngaya 3 ugomba kuyagendera ujya mutinze ukabyuka kare wirinda kuvugira ku isi ubuzima bugoye buragora rero reka simbe ngaruke ahangaha igitangaza cabaye ndeba namba yo hanze irampamagaye imaze kumamagara nditaba arambwira ati no wanyemera ukaba mu bana banje ndamubwira ati nta kibazo arambwira ati rero umwana agirwa n'amata ngiye kukohere ntagari zashobora kuba atari izacu ati hoye ahita ahindukiza machine dusanga twereje amayero 300 agakade kina hakarenga noneho uwo munsi ne wari wo munsi wa muhungu yari kuza gutorera amatura ye n'igitanda nuwo munsi ndavuga ati ntaraka 5 na hamwe ngiye kugura amatora barambwira iyo matora bacira imitwaro 60 ndabwira ati ni 40 nimba munanze mbya n'akazi kacu mitambaye imitwaro 40 ya matora turayitahana mu rugo wa muhungu Richard ndamuhamagara ati ngwine igitangaza cabaye Richard ageze mu rugo yatangiye kurira aravuga ati none nibiki bibaye nibiki biba navuga ati humura none wa muhungu barahageze aravuga ati none imatora ni yabandi namubwira ati ni yacu ni yanyu ate arambwira ati rero ngiye gutwara amatora yanje mungurira iki gitanda namubwira ati sohora umwanda ntago kitugikwe Jana umwanda wawe iki gitanda ntago kitubereye urabona iki gitanda kiberanye n'iyi matora jana byose sohora wa muhungu ahita bisohora nitasha mbona niyo nzu ntiyari sawa tuhita dushaka iki inzu yo kubaho mu nyuma hari ahantu naje kuja mu caro sanga umusore umwe yaje ibintu byose arabyiba byose sigara empty noneho nza kubona undi muntu arambwira ngo
nangwe nimero nari sigaye saga telefone kakaji 1 noneho mbona inamba iranyandikiye kuri WhatsApp rambaza ngurizera ambwira ati ndimo kumva ubuhamya bwawe kuri YouTube Imana igukomeze wanyuze mu bintu bidakomeye atariko numva nanjye nakubera umubyeyi hari abantu Imana iduha bagakora ico bakagombye gukora mu gihe cabyo bakagenda nitukaza tuvuga tukubera ikibagiye naho bagenda Imana idutegurira abandi buri hano hose tujye Imana idutegurira abantu bagomba kuzaza batuzana ibyo dushakamo none icyaje gukurikira sikindi haje kugira arangije we ntiyaje ambwira ngo ndakuhohereza yaza amaze ati mbwira ibintu byushaka uvyandike niwe nita umubyeyi wanje mbese wa hafi no kuri profile yanje mbese ni byose kuri nje niko nzamvuga mbese nzambura uko mwita wenda reka muvuge mu izina reka wenda muvuge mu izina rero kumuvuga mu izina ntago ari uko ngize ntago ari uko mwubahuse kumuvuga mu izina yitwa Mugisha Pelagie niwe ngira sinzi ukuntu nabivuga yakoze ikintu gikomeye ku buzima bwanje yakoze ikintu gikomeye cyane ku buzima bwanje noneho ndamushimira hari Imana ikomeze kumumera umugisha mwinshi noneho rero twegereza umusozo icaje gukurikiraho we ambaza ibyo nandika ndabyandika maze kubyandika nandika duke nanditse ko shaka isafuriya n'amashuka utuntu duke arambwira ati hoya ibyo ngibyo sibyo none ahitanyohereza ifaranga ngo ngure ibintu mbona nkeneye nimara kubigura aranyohereza nandi ibaza umuntu aguhaye ifaranga kakubwira ati nizishira guha nandi wagura ibingana iki ugura nyine bishoboka ndagura igitanda ndagura niyo matora noneho nimuka naho ndeba ahandi hantu heza ifaranga zirashira ngura TV yo kureba bugiye uvuye mu butayu umenya ko no kureba amakuru ari sawa noneho ndagura ibyo byose ubagambira anyoherereje amadolari 1000 anyoherereza nandi ndagura ibintu ndagura intebe ndagira na televiziyo noneho nibuka yuko bigeze kundaza ku isima mpita ndavuga ati barandaje ku isima mpita ngenda ngura indi matora ya kabiri nkaza nziryamaho zigerekeranye ndavuga ati bari abazimu reka mbica hari abazimu Imana itwicira natwara abo twiyicira twebwira ati nawe iruhukire abangaba turabashoboye urugero impamvu hari abo twiyicira Imana iduhaye ifaranga ntizazina twereka nuko twambara ntizazitwereka ibyiza iziduhaye turamenya ko telefone nziza ibaho babazimu bagahunga tutayihamagaye tukabiyicira yewe ndashima Imana yuko ubwo buzima bwose nanyuzemo ubu ngubu ufite ico ndico sinasengera ico kurya ahubwo nagaburira abandi sinasengera ico kwambara ahubwo nakwambika abandi ibyo byose mbibamwe nizeye Imana igenda inyereka mu buryo bwishi bukomeye wenda dushobora kuzakora indi interview tuganira ku bundi buzima naho Imana ingejeje n'ibikindi mwo guhura nabwo muri ubu buzima navuga ko ari bwiza ntabwo mburamwe imitego n'ibiki kubera hariho nk'abumva ubuhamya bwanje bakavuga bamwe tutegereje ukuntu abayeho n'ubu ntarabivamo ubundi ukabona aravuze ati ahubwo ntiyigeze anabijamwe ibyo bintu nta n'ibyazi ni ukuvuga ngo uyobe guvuga ukuri n'uvuze ibinyoma ariko uko wadufata kose nuko wavuga za nkunda kubibwira abantu iyo ututse umuntu hano kuri social media ni nk'uko umukinnyi aba arimo mu kibuga arimo gukina ukavuga ngo uri arimo gukina nabi ariko ntushobora kumukuraho hano uratuka ariko video ntiwayikuraho ariho benshi bavuga ati ntago bamwe bakagenda bavuga ibintu bitandukanye niyo mpamvu iki gihe wenda ubu ngubu nitwongera tuzavuga ku bintu bimwe by'abantu barimo kwibwa nabo bita ngo ni abaprofete tuzaganira kuri iyo topic abantu bazomenye bayitege vuba urabyumva bazomenye i Burundi ho benshi bavuga ngo yanga abaprofete umuprofete w'Imana si mwanga muzana w'ijana ku ijana ahubwo nanga wa ndigira nkuko ngimana ivuze ngo mpereze iyo televiziyo ngimana ngimubwiye televiziyo wirebera ngimana irayimusaba ngo Imana ivuze kuri izo nkweto zimwe nzankunda kuvuga ati Imana zisabira ntiziba ari Imana Imana itera mu mutima umuntu akagwico kintu abishaka nuko ariko kuvuga ngo ibintu bidukuraho amavuta byinshi ni uko nkuko ngimana itubwiye ngo duhiki kandi atari tubwiye nimba ushonje uvuga ati nukuri ndashonje nta kintu Imana yo gukoresha kugira ngo ngaburire ariko reke guhita uvuga ngo ni Imana ivuze vuga ati mvuze ngo ngaburira canke ngo mvuze ngo ariko ab'Rwanda bo benshi baramenye ubwenge basigaye bavuga ngo umva uko mvugana nawe kugira ngo ntibizitirirwe Imana byitwe kare we yabikubwiye
avuga ngo umva uko mvugana nawe ukagira ngo n'Imana ikubwira kandi niwe yivuze Uwiteka ntagashiraho. Rero nisize ni hari utubazo tukayabambaza tukagera ku musozo, ariko abadukurikiye bose Imana ibaho umugisha mwinshi baba bafasha kandi no kureba iyi video. Hari amacano menshi, hariho n'amavideo menshi, hariho n'abakozi b'Imana benshi bari gukurikira, ariko bahisemwo kureba ku Nkombe TV. Niyo mpamvu zugira ngo niba ari n'umuterampunga kugira ngo baguke bagire ibintu byinshi uzubikora kugira ngo bagure ubwami mu buryo bwose. Rero ari utubazo wambaza watumbaza twazagera ku muzo, ariko ikintu navuga kenshi abantu bose dukunda gukorana ibiganiro zambaza ati none se urambazi abavuga ati kera wabivuze ntabyo cyakoze wanabimbaza. Yego bitewe na experience ubu bimazemo wahuye nayo ubuzima wagiye uhura nabwo hagati mu isi y'umwijima ndetse numaze no kugera mu buzima busanzwe twakwita busanzwe ushakisha ugira gute naho ugeze, niriya somo wizemo wabwira n'undi wenda utarabijamo ushaka kubijamo ashaka ifaranga cyangwa wenda atabizi wenda yabijanwamo n'undi atabizi mu buryo bw'ubujiji, ni iyihe nama wamubwira n'isoma bikuyemo? Urakoze cyane. Kintu ca mbere nubona umuntu akwereka uburyo ubonamo ifaranga kandi we mbese nk'ubu nje nkakubwira ati ngo nkuhereze akazi uzaza utwara 100,000 nje ntwara 10,000, uzaze ubitekerezaho. Nuza ubona kapani runaka ije ikakubwira ati we tuzaza tuguha 100,000 ku kwezi winjijaya, uzaza ubanza uvuga ati none se aya mafaranga ngiye kuzaza mpemba bo bazaza bunguka iki? Kubera abantu benshi babijamwe bakurikiye inyungu nyinshi ariko ntibite ku nyungu z'ubu wagiye kubakoresha. Uzaza ubanza utekereze ico kintu. Ikindi kigira kabiri, nimba ari umuntu tugize ashaka gutwereka inzira twakuramwe amafaranga cyangwa inzira twakoreshwamwe n'ibitangaza. Ibitangaza urabizi ngubu hari ibitangaza bya fake, nk'ubu ngubu nje nkajya gukoresha igiterane Mbarara, nkagenda noneho inaka nkahita ngenda Mutukura, nkahita mpereza umuntu nk'uko we nkaza nkwereza imitwaro 10, nkahita mpereza n'abandi basore babiri nabo nkabahereza 10 nkahita mbwira ati we bazakuzana mu giterane uri impumyi. Yego zagumura kugira ngo ibitangaza bya fake bigaragara. None umuntu azakwereka inzira wanyuramo ukagira imbaraga ngo nyinshi ugasengera abantu nibiki, uzazumuza ati none ni ku Mana ni hehe? Wumvishe bitaganisha gushaka Imana, ushaka Imana igukoresha, uzaza uruja kure yiwe. Ari ukwereka inzira z'ifaranga zitari mukuri, atari ugukora ngo uvunike ngo uzajya ujya wicariye, n'ubu uzajya umwirinda izo ngizo sizo. Hari ibyateye ngushira amafaranga kuri kote ngo ukazaza wunguka ya wicariye. Ibyo byose ni ukuvuga ngo nibyo uzisanga muri eliminata, kubera ko babanza ubundi bya Satani bitekeye muri envelope isosa iriho nka ice cream. Envelope yayo ni itekeye nko muri ice cream, ariko mo imbere harimo ibintu birura cyane. Noneho iby'Imana dutangira birura tukinjira mu buryohe bwa ukunje ndi mu buryohe dutangira birura ariko tukagenda twegera aho biryoshye. Noneho ikindi nabagiraho inama, ubuzima bwose waba urimo kunyuramo wowe udukurikiye, nta Imana itagukura, nta habi itagukura, nta naheza itakugeza. Byanga byakunda ushobora kuba no munsi wicaye ahantu ureba nta n'umuntu akwikoza. Hari akantu kare nashize kuri stat ndababwira ati inshuti yanjye tuzureka kuza widoga ngo abantu bakwanze barindiriye kubona ifaranga bagukunda. Yego urabyumva? Rero ubuzima bwose wanyuramo nimba ari ukwangwa no kugira iki kutwanga, Yesu yagiye atubwira amagambo akomeye ngo isi ni yabanga kugira ngo tuzabimenye ngo ninje yabanze kwanga nta gitangaza gihari kuko mutarabisi. Gasanga umuntu yidoze ngo bamuvuze kuko uvuga si ikibazo ahubwo kubera iki batakuvuga kandi uhari. Urumva ntubura akamenyekanye. Yego nje maze nk'indwi numvise bambuza ndegera Imana nk'iba Imana ko batamvuga wanyibagiwe ubundi bagomba kukuvuga byanga byakundura hari. Mu yandi magambo imbwa muri quartier ntacyo bayivugaho barayizi karimbwa, ariko haje intare bose barabimenya ati intare barabimenya baza babimenya no byanga byakunda. Uko twagenda abakuvuga ariko gucika intege, none batakuvuga ko bari iwabo twebwe ducumbitse iwacu ari mu ijuru bari iwabo reka bakuvuge.
nta kintu bitwaye kuba bakugwanya. Navuze ati ntuza umugisha ibyo twanyuramo byose ntibizabikuraho umugisha. Umuro ntuza ukuraho umugisha w'ibyo Imana yavuze. Ahubwo twaguma imbere y'Imana, twaguma mu masezerano, tukirinda icaha n'igisa naco. Nibyo umuntu birashika agacumura, ariko mukihanira gucira bugufi Imana, mukihana kubw'imbabazi zayo nyinshi zihoraho iteka, zigahora zitwoza ibihe byose. Ariko tugume mu masezerano, uwo burimo kunyura mu bintu bikomeye bibi bitoroshe. Hari ijambo nasomeye muri Zaburi 86 ku murongo waho wa 10 ngira ngo n'8 rivuga ngo unyereke ikimenyetso c'ibyiza kugira ngo abanyanga bose bakibone bamaramare, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Rero ikimenyetso Imana tuze dusaba ikimenyetso gusa kibe ku buzima bwacu, kiriho ibintu byose biraza. Zankunda kubwira abarokore, why nimba dusenga Imana iri mu ijuru ngo tuyitabazira dutabara, itwereke ibikomeye biruhije ari Imana, gute utudorari tuba muri banka niduhamagara tutazatuzaho kandi tuziranye na bosi wacu? Ariko byose bigira mu kwizera gukomeye. Ubundi ukwizera ni ukuboko kumwe kuja muri stoke y'Imana kukaza kwiha, kwizera kuza kurema. Niyo mpamvu mvuga ngo kwizera kurarema, kwaje muri stoke y'Imana kugakura ibi. Ni ukuvuga ngo kwizera kurarema. Ni muri bwo gusenga dusaba Imana ibintu binini, kubera ko ntuyisaba dutoya ntago ari we bizavunuza ubyikoreye. Rero umuhamwe no gusenga Imana izatugeza kure. Wowe ushobora kuri mu buzima bubi, nibyo benshi turimo gusenga, benshi barimo gusenga basaba visa. Ngeza ngenda nzanjira mu bihugu bitandukanye nkagaruka, nakavuga ati nje ngiyeyo ntago nagaruka. Navuga ati rero ntuzaje ko ufite gahunda yo kugumayo, Imana izakugumisha ina izajya ijyana nje yizeye ngenda nkagaruka. Rero kujya mu gihugu kimwe ushobora kuteba uri muri Amerika ukaza wumva washitse, sibyo? Imana yaduhaye isi, ntiyaduhaye igihugu kimwe, yaduhaye isi yose tugomba kuyigenda. Nukuvuga ngo ntago ari kimwe n'isi yose, ngaho tubone abariho tuzaza tuje. Rero Imana mu ijuru bahereza umugisha. Wenda tuzahora mu yindi topic iriya yo twavuze, ho turumva bihazaba harimo intuza cyane. Ubu twavugaga ni fire cyane. Rero abantu bo kwikombe TV ndabashimiye ubugira kandi namwe mwakoze kushaka kugira ngo dukorane ikiganiro. Hari abakozi Imana benshi bifuza yuko mwabakoresha ariko bidakunda, ariko nje mwanshatse twahanye gahunda birakunda. Nongera kubashimira cyane, n'izindi gahunda tuzokomeza tuzikorana. Imana ibahe umugisha. Warangiza dusenga nkuko twatangiye dusenga. Yesu Kristo mu Nazareti, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana igira neza, wakoze kubana natwe. Ibi ngibi twavuze ubyumvishe wese, ari uwaraboshe reka bohoke, ari uwarafite ubugwaye bwamwizingiyeho, kubwo kwizera iri jambo reka yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kubwa imbaraga nzi yuko herekeza ijambo ryawe, kuba myatwere kuri herekeza ugira ikintu ukoze ku buzima bwiwe. Reka databuja abari mu bihe bitaboroheye, ababuri ico bafungura, ababuri ico bambara, komeze kubahumuriza, ubereka yuko nabo ejo haba ari heza. Komeze kubereka nk'Imana y'ubushobozi. Komeza ube hafi abananiwe n'ingo, abananiwe n'urushaka buri bantu bose, ibice byose komeze kubiyereka databuja uzabukoze. Reka abarebye ibi ngibi bamwe muri bo bagize ukwizera, komeze kurema ibintu bitandukanye ku buzima bwawe, ikirenze ico mbatuye kugira ngo uzabahereze iherezo ryiza. Urakoze kuri Imana ugiye kubakorera mu izina ryawe ryera. Amen. Yego urakoze cyane. Tunashimira kuba twitavye n'iby'agaciro, kandi ibintu byawe ni ibintu bikenewe cyane abantu benshi kubyigira. Wakoze cyane. Dushimira n'abadukurikiye, tubasaba gukora subscribe ndetse mugasangiza kino kiganiro abantu batandukanye kugira ngo kibagirire ingirakamaro mu buzima. Nawe ubutaha, ciao ciao. Wood Lake Motor ikuzana imodoka z'icyitegererezo wowe ndetse n'abawe waba wifuza kugendera mu modoka y'inzozi zawe. Gana Wood Lake Motor bagufitiye imodoka nziza zikomeye kandi ku giciro gihendutse. Bakugezaho imodoka aho waba uri hose mu gihe icyo ari cyo cyose ndetse n'abawe. Wood Lake Motor, uramutse udukeneye wadusanga kuri nomero zikurikira cyangwa se ukatwandikira ubutumwa bugufi. Wood Lake Motor, ejo heza hazaza.